Ndagusuhujeho neza amatwi muri aka kanya, urasuhuzwa na Padiri Janvier. Ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda buri mwaka. Tariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda duhimbaza abatagatifu Jean Chrisostome, umwepiskopi n'umuhanga mu nyigisho za Kiliziya wabayeho mu kinyejana cya 4. Duhimbaza mutagatifu Aime, umumonaki wabayeho mu kinyejana cya 7 mu gihugu cy'Ubufaransa. Duhimbaza mutagatifu Armand, nawe umwepiskopi wabayeho mu kinyejana cya 6 mu gihugu cy'Ubufaransa. Duhimbaza mutagatifu Marcelin wa Carthage, wahowe Imana mu gihugu cya Tunisia mu kinyejana cya 5. Ngiye kubagezaho ibyaranze ubuzima bwa mutagatifu Jean Chrisostome. Jean Chrisostome yapfushije ise akiri muto cyane, arerwa na nyina amuha uburere bwiza. Aho akuriye yagiye mu mashuri, agira n'amahirwe aba umuhanga koko. Ab'icyo gihe ndetse baramutangariraga cyane. Gusa yabaye umukristo bitinze kuko yabatijwe afite imyaka 18 y'amavuko. Aho nyina nawe amariye gupfa, Jean Chrisostome yahinduye imibereho, agira igitekerezo cyo kwiyegurira Imana. Nibwo ahagurutse iwabo, yigira ahantu hiherereye wenyine mu mpinga y'umusozi, aho yamaze igihe kirekire asenga. Aho hantu ariko haramunaniye kubera amagara ye make, nibwo byabaye ngombwa ko agaruka iwabo mu mujyi. Nuko atangira ubwo kwigisha iby'iyobokamana, maze abantu benshi bagahururira izo nyigisho ze. Umwepiskopi yaramushimye aramwiyegereza, amugira umufasha we, maze mu mwaka wa 386 ahabwa ubusaserdoti. Guhera ubwo inyigisho ze zirushaho gushikirwa n'igihugu cyose, maze nawe yitangira byimazeyo umurimo wo kwigisha ivanjiri. Mu mwaka wa 397 Jean Chrisostome yatorewe kuba umwepiskopi wa diyosezi ya Constantinople. Umwete n'inyigisho ze zituma arushaho gukundwa hose, ahindura benshi bemera kubatizwa, ndetse n'abari baradohotse nabo bagarukira Imana muri Kiliziya. Inyigisho ze kandi zahashyaga abari baratwawe n'umutima w'ubusambo, kuko zarengeraga abakene n'imbabare. Ntibyatinda ariko umwamikazi w'icyo gihugu witwaga Eudoxie atangira kumutinya ndetse no kumugirira ishyari. Nuko batangira kumutoteza bikomeye, bigeza n'ubwo aciwe mu gihugu. Jean Chrisostome yaguye mu buhungiro mu mwaka wa 407. Nyuma umurambo we nibwo waje gushyingurwa muri diyosezi ye yayoboraga ya Constantinople, ashyingurwa mu cyubahiro gikwiye koko iyo ntwari yitangiye ivanjiri. Nyuma yaho ibitabo n'amabaruwa yanditse byagiye bikwirakwira hirya no hino ku isi muri za Kiliziya, bikagirira akamaro abakristo babisomaga. Umunsi mwiza ku bahimbaza abazina babo batagatifu, abitwa ba Jean Chrisostome, abitwa ba Aime, abitwa ba Armand, n'abitwa ba Marcelin. Namwe mwari munteze amatwi. Umunsi mwiza. Nari Padiri Janvier, naho ubutaha.